Love, greetings, brothers and sisters. Ndabaramukije bavandimwe. Ariko uyu munsi ndagira ngo niganirire cyane cyane n'abarwayi. Abantu bafite uburwayi ubwo aribwo bwose. Cyangwa se abarwaje. Kubera ko kuba kure y'amaso ngo si kure y'umutima, nakagombye kubasura, twakagombye gusurana, ariko ibihe byahaye ibindi. Ubu dufite telefone, dushobora kuvugana, dufite uburyo bwo kuvugana. Rero nagira ngo nibutse umuntu urwaye cyangwa urwaje, ufite umurwayi. Uriya hari igihe abavandimwe bariya bita abayahudi, bariya bita abayisirayeli, bene Yakobo ni batwebwe, ni bamwebwe, ni wowe, ni jyewe. Bariya ni abakurambere bacu. Igihe bavaga mu Misiri berekeza mu gihugu Imana yabasezeranije, hari igihe bahuraga n'inzoka z'inkazi, z'inyabumara, na bimwe bita ngo ni scorpion, bikabarya. Benshi barahaguye kugeza ubwo Moyize amanitse inzoka ku giti kugira ngo abarembejwe bayirebe ubundi bakire. Nukuvuga ngo abayirebaga kandi bemera barakiraga uburibwe, bakaba bazima, bagakomeza urugendo. Icyo nabwiwe sinye kuvuga ngo mwibonekerwa, kuko benshi babifata nk'ubusazi. Nuko ibyo biyoka byavuyemo roho y'ikiyoka kinini. Byavuyemo ikiyoka kinini muri roho. Iki kiyoka nicyo giteza ibyago, nicyo giteza uburwayi. Ariko nanone turibuka umuvandimwe wacu, ndavuga umuvandimwe wacu kuko atuvukamo, witwa Yesu Kristo. Abandi bamwita Yashua, bamwita Yesu. Yavutse muri twe, yamanitswe ku giti kubera twe, kugira ngo abazamwemera bakire ubumara bw'icyo kiyoka kiturimo muri roho, kibana natwe muri roho, aricyo kiduteza uburwayi bwose. Ndavuga ngo uburwayi bwose. Uwemeye ko Yesu akiza, kuko Yesu yaje kurwana nacyo, agashaka uwo Yesu uko yari amanitse ku giti, akamushakisha muri roho ye, akira uburibwe, akaba muzima. Ibi biranyibutsa indirimbo
abaprotestani hari igahini bajyaga baririmba bavuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima, ni nako Yesu yatumanikiwe. Iryo jambo umuntu uryumva arahirwa. Shakisha Yesu ku giti amanitse, mushakishe muri roho yawe kuko arahari. Wemere ko agukiza, ni ukuri urakira. Nudakira umubiri ako kanya, kuko n'ubundi umubiri ntuzahoraho, ariko urakira roho. Byose ibyo dusaba Imana byose mu izina rya Yesu Kristo bibe uko murwara ubukira, namwe mugire amahoro bavandimwe.